Dukomeje gushima Imana ikomeje kutugirira neza, ikaduha umwanya wo gusabana nayo kandi igakomeza kutwereka n'indi neza yayo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Muri kumwe na Pastor Jean Jacques. Munyemerere dusome ijambo ry'Imana muri aka kanya mu gitabo cya mbere cy'Ingoma ibice 4. Turasoma umurongo wa 9 ndetse n'umurongo wa 10. Reka dusome. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati, icyampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Amen. Nshuti yanjye mwene data, muri aka kanya ko gusabana n'Imana, nifuje yuko tuganira nkubwira ngo ntabwo amateka agufiteho ububasha bwo kuguherana. Niba wisunze imbaraga z'Imana, gusenga Imana kubasha kwambura imbaraga amateka, kukakuremera ibindi bihe by'umunezero mu cyimbo cy'ibihe by'umubabaro. Uyu Yabesi, uko ijambo ry'Imana ritubwiye, ni umwana wavukiye mu bibazo, kandi ibibazo ntibyari ibye, ahubwo ibibazo byari iby'ababyeyi be, byari iby'umubyeyi we, byari ibya nyina. Nyina ngo amubyara, yamubyaye mu bihe by'agahinda, bituma yita Yabesi gahinda, aba ari ryo zina muha. Afata ibiri mu mutima we abyatura ku mwana, amubyarira muri ako gahinda, anakamwomekaho izina rye riba agahinda ka nyina. Iyo Yabesi aza kwicecekera akaba nk'abantu b'iki gihe, yari kuvuga ati nta kundi ko kubigenza mfite, ubwo navukiye mu gahinda, ni imivumo, ni karande, nzigumira ntyo. Ariko siko byagendekeye Yabesi. Yabesi ngo yamaze gukura, yinginga Imana, amenya ko hari ubundi buhungiro buhari, amenya ko hari uwahindura umuvumo akawuhindura umugisha, amenya yuko hari ubuhungiro yabona yahungiraho bukamuhesha ibyishimo mu cyimbo cy'agahinda. Ngo aragenda atakambira Imana, ngo arayibwira ngo icyamukampa umugisha rwose. Aleluya. Ntabwo yavuze ngo ngewe byararangiye ndi gahinda. Yabwiye Imana ngo icyampa ukampa umugisha rwose, ukagura imbago yanjye, ndetse ukandinda ibyago ntibimbabaze. Atakambira Imana yo mu ijuru, kandi Bibiliya yatubwiye ngo Imana yaramwumvise. Ndetse aho twatangiriye dusoma hatubwiye ngo Yabesi yari afite icyubahiro kurusha bene se bose. Abiswe amazina meza sibo bakigize, abavutse mu bihe by'ibitwenge sibo bakigize, ahubwo Yabesi wavukiye mu mateka agoye akanayitirirwa, niwe waje kuba munezero, kuko Imana yamwaguriye imbago, kuko Imana yamugiriye neza, kuko Imana yumvise isengesho rye. Nshuti yanjye mwene data, witsikamirwa ngo ube imbata y'amateka, ngo ube imbata y'ibibazo wanyuzemo, ngo ube imbata y'ibibazo by'ababyeyi, ahubwo egera Imana, senga. Gusenga ni intwaro ishobora gutuma imbaraga z'amateka n'ikindi cyose cyitwa imbaraga kigutsikamiye gitsindwa, intsinzi ikaba iyawe. Ibyo wibwiraga cyangwa ibyo abantu bakwibwiragaho ko byaguherana bikajyaho iherezo,
mu cyimbo cy'agahinda hakaza ibyishimo n'umunezero. Nshuti yanjye, mwene data, Imana iguha umugisha, Imana iguha amahoro, Imana igukomeze, ugire imbaraga zisumba imbaraga z'amateka, zisumba imbaraga z'ibigutsikamiye, ahubwo imbaraga zishobora guhindura ibintu, imbaraga zivuye mu masengesho. Agahinda kawe ugashyira Imana, Imana ihindura ibintu, nibwo uzabona umunezero, nibwo uzabona amahoro, nibwo uzagubwa neza. Ikiganza cy'Imana cyiza kibane nawe, Imana ikuremere ibyishimo, ikurebe neza, iguha amahoro, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.